reka iki ngiki nyivuge mama ntababari navuze ati mama wanjye yagize urugo rutari rwiza ntuze kubabara navuga ati mama wanjye yagize urugo rutari rwiza sindi bujya ngo papa ngo mama ibyo ntago bindeba nizo ni situation za burarano babibeshya ngo mama Charlene ngajya mu matwi ngiye buranda umuntu kuri nge na Charlene ntabyazi ariko nge ndabizi hari ahantu narindi ikadeshi ibaruneye hari ikintu cyari cyabaye ntari buvuge kuko ntakeneye ko na Charlene wenda abimenya niba ngo muhishe makeya shobora kuzamubwira wenda afite imyaka nyinshi nk'iyanjye ugomba kugira ahantu ugomba kwihisha ku buryo abantu bagomba kuhagushakira bakakubura nanjye nubwo nyine ndi muto afite imyaka mikeya ariko ubu ngubu nta ku kigero viziyo tugezemo nta by'imyaka mikeya na n'iby'imyaka myinshi twese turababara umuto yarababara n'umukuru arababara azabyivugira ariko umunsi yamaze kubyivugira nanjye umuntu uzarya mbivuge njye na Charlene twabanye mu bintu sibyo mu bintu bikomeye kandi kwita ku bikomere nagize ndi umwana mutoya nari nkwiye gukundwa singira urukundo mpabwa akajya support ntahawe kuko ndi umwana ese ibyo nimbimariramo imbaraga zanjye zose njye abana bazankomokaho bazamera gute kurya mama azayicara avuga ati yego nagize urugo ruba ariko nshimye Imana kubw'umwana wanjye afite urugo rwiza njyaho ngaho niho nihisha Mose Imana yamuboheye bamuboheye mama yamuboheye akato nzi cyane yamuboheye akato agira ahantu nyine ararokoka kandi atari burokoke sibyo nawe rero ibya bindi udashoboye saba Imana ikubohera akato kawe noneho bya bindi ushoboye wowe wibohera akato kawe Spiria yanyanga Spiria mvuga nabi ahantu hose anyuze ibyo ngibyo biramureba hari abantu bafite akazi ko kuvuga abantu nabi hari abantu bafite akazi ko kukurwanya gusa kuko nta kazi bafite ni abashomeri sibyo cyumaraho igihe kinini kizakumaramo igihe kinini aho umara igihe kinini naho hakazakumaraho igihe kinini abo umarana igihe kinini nabo nibo bazakumaraho igihe kinini bivuze ngo iki ndashaka kugira ikintu mbariza Charlene ibibazo nka bibiri wumva bimaze iminsi ushaka kumubaza Charlene ko ari ukwitonda kuri wowe ubona ari ikihe kintu abantu bashobora kukureberaho wazakora kugira ngo abantu batinye Imana mwabanye muziranye kwaje nasubize nanjye numvire icyambere ikindi nzakunezeza Charlene utararengaho ntago washaka umugabo w'umupasiteri namushaka sawa rero ariko yiri umugore wa pasiteri uri iki umutagara mwana wese ashaka kwifuza kubaza mama wiwe n'icyo nshaka kubaza muri aka kanya kwitwa mama no kwitwa papa nyine bose bakora inshingano zikomeye ariko ndabaza ku ruhande rwa mama kwitwa mama ukambwira uti Charlene nubwo biravuga ngo n'undi mukobwa wese uri hano ushaka kubyumva udafite mama arabyumviraho sibyo kavuga ati Charlene ejo ugiye kuba mama ejo uzaba umubyeyi sibyo iyi niyo challenge ya mbere cyangwa se iki nicyo kintu cya mbere gikomera nk'ibintu bitatu ko ati ibi nibyo bintu bya mbere bikomera uzabyitondere ubigenze gutya nibyo bikomera mu kuba umubyeyi kwitwa mama sibyo ariko uzabigenze gutya ibyo bintu bitatu nibyo nshaka ugiye kuba mama nuko kandi dutangiye ikiganiro urabona Charlene na mama we ni kuriya nyine bibereyeho mu buzima busanzwe bakina bakubitana udushyi bahana tubizo nk'utwo twose uri kubona n'urukundo n'amahoro n'ibyishimo n'umunezero kandi ibyo byose nibyo Kristo atwifuriza ajya kujya mu ijuru ubwo abigishwa be bari bamutegereje kureba uko azamuka bari bategereje hari uwavugaga wenda ati ngo bagiye kutugabira isi tuyiyobora duha ama etage aduha ibintu byinshi bitandukanye ariko aravuga ngo hoya hari ikintu gikomeye ngiye kubasigira nta kindi ni amahoro
reka ntangire mbakira mumeze neza tumeze neza turashima Imana amen Charlene utavuga ntabwo mama yatangiye kuvuga mbere utaranamwakira imbere y'umusiki nanjye meze neza nta kibazo mwenyura turebe yamunsetse amashare mukiri gitaseke era mukiri twagira n'igikomando nkoraga jya hano ariko naho wagira ute ubwa mbere nakumva umukobwa udagira ubukiri gito wowe ubugira hehe reka tumenere hanyuma nari ntangiye ikiganiro mvuga ngo kubera iki gihe cyose muba mwishimye mpera mikoro Charlene hari umuririmbyi wavuze ngo nawe nibakubaza kuki wuzuye amahoro we kubera iki uhora umwenyura useka Charlene cyane cyane iri kumwe na mama wawe guseka byongera iminsi yo kubaho ariko namaze igihe nyine nibaza guseka gute byongera iminsi yo kubaho ushobora kuba uri bupfe mu gitondo ugaseka akegeraho nk'iminsi nk'icyumweru ntabwo ari byo impamvu guseka byongera iminsi yo kubaho hari abantu bicwa na stress yego hari umuntu ushaka kubaho imyaka 10 sibyo akayibamo ari mu marira ako undi wabayeho imyaka 2 akababayeho ubuzima bwiza akamera nk'ubayeho nk'imyaka 100 kurusha undi ubayeho imyaka 10 y'amarira kandi wabayeho imyaka 2 mpamvu rero byongera iminsi yo kubaho ushaka kubaho iyo minsi mikeya ukayibaho wishimye ukayibaho useka nta muntu umenya izawe ku buryo umuntu wese abavuze se uriya muntu bite bimeze ibintu bye bimeze gute ugasanga rero abantu ugasanga ibyakubabazaga urabigabanya ntubihe umwanya munini ahubwo ukamara igihe kinini useka niyo mpamvu rero byongera iminsi yo kubaho so njye rero sugora nseka ariko tuba dufite n'impamvu nyinshi zatuma duseka hari igihe kinini nabayeho ndwaye cyane nkaba mbayeho mbona mama nyine tugiye gutandukana gutyo utazi cyangwa ukabura ndyamye mu gitondo nkabyuka naguye muri koma ntavuga nta kintu na kimwe so the moment tuba turi kumwe tuba tugomba kwishima tugaseka kwenda ntawamenye ejo uko hameze dushaka kuba tutazari kumwe dushaka kuba tutazaba turi kumwe niyo mpamvu rero akanya tuba tubonye tuba tugomba kugakoresha neza nk'abasirikare none nagiye mbyumva iyo umusirikare ageze igihe cy'ikibari kigishye yego ikibari kwa kundi afite nk'igihe cy'akaruhuko yego gashaka kuba ari icyumweru akakabyaza umusaruro rwose ukagira ngo ni nk'ukwezi sibyo akakenjoyinga fresh so rero niyo mpamvu rero akanya gato dufite tuba tugomba kukenjoyingamo so rero guhora nseka nta mpamvu ngo umuntu wese amenye ibijya mbere nta mpamvu ngo umuntu wese amenye ngo kube ngo ndarakaye neza umuntu wese akwitayeho wese afite ibintu bye ari kurwana nabyo so kuza rero wakunje isura nta muntu n'umwe bireba ibyo biba ari ibibazo byawe ugomba kurenzaho none niko tubayeho twese abanyarwanda twese tugomba kurenzaho kandi gakurenzaho nta nicyo bitwaye hari abantu barara badasinziriye kuko baba bari kwibaza ngo uriya muntu ameze ute ni igiki kimubabaza ni igiki kimushimisha ugasanga bo babuze amahoro kuko bari kwibaza ubayeho ute kandi wowe umeze neza yego hanyuma yego mpera mikoro mama wawe natangiye mvuga ngo Kristo ajya kujya mu ijuru yararebye abona mu bintu byose byuzuye isi ikintu akwiye guha abigishwa be ari amahoro ikiganiro cyacu kandi naho kiganisha turi ku kiganiro kivuga ngo ese muri iki gihe abantu bari gutereranywa n'imiraba n'imiyaga ibintu bitandukanye by'ibibazo bitandukanye ku isi ni gute umuntu yabaho ari akarinda amahoro ye yo mu mutima ntatereranywe n'ibyo byose nicyo kiganiro tugiye kujyamo ariko kubera ko icyo kiganiro gikomeye ndikumva nifuza ko dusaba mwuka wera akaduha ubwenge yego
karibu mama Charlie bandusenge. Mwami wacu Yesu turagushimye. Tugushimiye uyu mwanya waduteguriye kugira ngo tube ab'umumaro kandi tugirire umumaro abantu ndetse n'Imana. Uyu mwanya ni wowe wawutugeneye kuko ari wowe uduhaye kongera kureba izuba, ngewe na Charlene ndetse n'abandi badukurikiranye muri uyu mwanya. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo duhagarare mu mbaraga zawe kandi tuvuge tubwirijwe nawe ibintu bigirira umumaro ubwoko bwawe, kuko isi irarushye kandi bakeneye kuruhurwa n'amagambo aturuka mu kanwa kacu. Utwungura ubwenge kandi Uwiteka ibyo wakavuze uhibereye uduhe kubishobora kugira ngo tubwire abantu bawe kuri Imana iruhura. Dufashe rero muri uyu mwanya kandi uhagararane natwe, ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mama Charlene, kuri wowe iyo wicaranye na Charlene museka mudumuhano tubizo akaba Charlene ari umwe mu bana bawe baguhinduriye izina, reka mbivuga uko nguko. Urajya uzajye kuriburana rero. Iyo mvuze guhindura izina ntago mba mvuze ubustari muri iyi minsi. Urugero nkanjye nitwa Spiriye, ariko uyu munsi nitwa Papa Ivy, Papa Amora. Bivuze ngo Amora yampinduriye iki izina. Yes. Nicyo mba nshatse kuvuga. Yego. Amuseka mwishimye, kuri wowe wumva bimeze biti? Spiriye, hari ikintu ushaka kukubwira. Iyo umuntu wenda urugero mbanza gutanga, iyo umuntu ari hejuru haba hari n'ikindi gihe yagiye hasi. Iyo umuntu ahaze haba hari igihe yashonje. Iyo umuntu yabonye akazi hari igihe aba yarabaye umushomeri. Iyo umuntu yabaye umugore aba yarabaye umukobwa. Yego. Iyo umuntu abaye umugabo aba yarabaye umusore. Yego. Hari igihe umuntu atura mu mujyi yaratuye mu cyaro. Burya rero ikintu bita guseka. Guseka deja muri iki gihe. Cyangwa gusekera mu bibazo. Ni ikintu gikomeye. Abantu bashobora kubona useka bakibwira ko guseka ari ibisanzwe. Nkubwije ukuri nuko ibitwenge Imana yahaye uru rugo n'umuryango wanjye. Ni ibitwenge udashobora kujya kugura udatumiza mu Bushinwa. Ntago wabitumiza muri alimentation nziza. Nta hantu ushobora kubikura ku isi. Ni ibintu Imana iterura yarangiza ikabiguha kubw'impamvu. Wow. Yego. Noneho ndashaka kubanza kukubwira ngo ibi byishimo uhora ubona mfite kandi ntago ngewe hari ukuntu avuga ngo abantu bararenzaho. Ngewe ibyishimo byanjye sinjya ndenzaho. Ni ibyishimo duhabwa n'Imana ariko bishingiye ku mirimo iba yakoze. Yego. Kandi ikindi ni n'ibyishimo bishingiye ku mutima w'Imana yavuze ngo mbahaye guseka, burya irabiguha. Kubera ko iyi Mana dusenga ntago ari Imana ibabaza umuntu iteka. Ni Imana ngo igere igihe ikakugirira ibambi. Yigeze imbwira amagambo meza kuri nge na Charlene. Charlene ntabyo azi ariko nge ndabizi. Hari ahantu narindi ikadeshi ibaruneye. Hari ikintu cyari cyabaye ntari buvuge kuko ntakeneye ko na Charlene wenda abimenya. Niba ngo muhishe makeya shobora kuzamubwira wenda afite imyaka nyinshi nk'iyanjye. Urumva? Icyo gihe hari ikintu cyabaye Imana intumaho umuntu iramubwira ngo genda ubwire mama Charlene ngo uzasangira amarira na Charlene ngo ariko muzasangira n'ibitwenge. Mutureke rero duseke. Ni igihe cyayo cy'Imana. Naho ibyo kuvuga ngo iyo nicaranye na Charlene. Charlene ni umwana ufite amateka kugeza iyi saha. Amateka ye afite ibitabo azayandikamo kuko we nta nubwo azaza hano kubivuga gusa. Ahubwo mperuka ari kwandika bigeze. Ari kwandika afite ibitabo n'imizingo nk'imwe Yesu yari yarazingazingiye intumwa. Haleluya, haleluya. Urumva hari ibyo azavuga
hari n'ibyo azandika mu bitabo kuko kubyandikamo azabyandika ntabwo Imana yabimuhaye ngo abigumane kuko hari abantu benshi azabigaburira. Yego. Charlene dufitanye amateka, dufitanye urugendo, dufitanye ibintu. Mba nanga kubivuga ngo atazankubita ariko kubwanjye nabivuga. Ariko kubera ko nzajya mvuga ibyanjye da. Cha wazambabari ukamuruhuke rwo kuvuga nzakubwira utuntu uzamuruhuke nkatuvuga Charlene nyine yajya no kundega muvugiye ibintu yaba bifite uburenganzira ako nta n'impamvu azabyivugira. Ariko umunsi yamaze kubyivugira nanjye umunwa uzarya mbivuge. Njye na Charlene twabanye mu bintu sibyo mu bintu bikomeye kandi Charlene uyobona umwana mwiza mfura rwose ni umwana mwiza mu buryo bwose Cyprien mu myaka mu maranye oya ni na kezo nakareba. Haleluya. Ni umwana mwiza mu buzima busanzwe mu buzima bwo mu ishuri no mu buzima bwo gusenguza iyo yatuyoboreye amateraniro muramwinginga mbabarira uyobore kandi mbwira Imana yagutunze inkoni mba numva bakomeza tuyobora kuko agira amagambo aryoshye umuntu aba yumva atahaga. Rero uyu munezero dufite ushingiye no ku mubabaro nagiranye nawe. Hanyuma wa mubabaro Imana irawureba iravuga iti ndaje mbavunjire. Ibihe turimo rero turi mu bihe byo guseka kuko nibihe byo kurira twarabigize. Yego. Ubu rero iyo mgira uruhushya rwo kuvuga amateka tuvuyemo cyangwa twabayemo kuko urumva Charlene ni mwana mukuru yagiye amfasha mu bintu byinshi twagiye tubona hano muri uru rugo. Iyo narwaje abana nawe urabyumva niwe mukuru niwe ubimfasha mu bitero byose nagendaga mpura nabyo niwe nabaga ndi kumwe nawe urumva tuziranyeho ibintu hano mu rugo aranzi neza kandi nanjye ndamuzi neza muri make dufitanye amateka. Yego. Hanyuma kuba iyo nicaranye hano nawe ni igisobanuro cy'ubuzima bwacu gikomeye ndetse iyo mukebutse ndavuga inti imbaraga z'Imana yacu. Hanashimira yampaye ifura nka Charlene. Yego. Gukina filime urabizi inde wowe Charlene nawe azi kwandika. Yego. Iyo wanditse filime ya episode 10 iyo hasohotse ya mbere abayirebye ntibasigara bafite amatsiko yizakurikira cyane. Ngiye kubabwira ikintu gikomeye rero ubuzima munyuramo ni filime ariko ni nayo umwanditsi wayanditse ni Jesus. Haleluya. Haleluya. Hanyuma episode mugezeho rero niyo guseka no kwishima. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu mbikunda gukorana nawe ikiganiro. Yego. Ni episode kandi uko niko kuri. Niko kuri. Uko no mu masengesho nagiye senga nabwiye Imana ngo uzankinire finali. Yego. Kuko iyo finali taraba abantu bahora mu gihirahiro. Oya hari n'igihe uwanditse filime ari we Jesus. Haleluya. Agera kuri episode ya 3 akaba ari yo kubabara abantu bakakwishima hejuru ariko batazi ya kane kizasohoka. Haleluya. Kandi gufashwa Cyprien Imana ihabwa icyubahiro. Jesus niwe mwanditsi w'iyi filime. Yego. Ko ari agafilime ariko nimba ari kimomo wavuze ngo nta filime itagira finali. Nta filime itagira finali. Yego. Hanyuma kugira ngo wenda tudatandukira mu kiganiro cyacu mpera mikoro Charlene. Charlene umvishe mama ko hari akantu aguhisha barakana zakubwira ngo mu gihe kizaza ndategereje. Nta matsiko uba ufite kubyumva wamupushinga akakubwira. Ya matsiko ambuza amahoro niyo mpamvu ni stress. Kandi ntabwo ari meza. Atera stress. Hanyuma turi ku kiganiro kivuga ngo mu gihe isi ibuza amahoro ni gute umuntu yarinda amahoro ari muri we. Charlene ndagira ngo udusobanurire kuri icyo kintu neza ku buryo umuntu dukurikiye abyumva akabyumva neza kabisa uko umuntu akwiye gukurinda amahoro ari muri we mu gihe yugarijwe n'ibibazo. Okay. Bo isi
ni nka crisis, ni crisis mu bintu byose, n'ubusazi, crisis ahantu ibintu biba byacitse ahantu hose, bimeze nabi mu matorero, mu mafamiye, mu miryango, mu nshuti, mu ahantu hose ni crisis gusa zihari. So mu gihe isi yugarijwe n'ibibazo, mu gihe isi yugarijwe n'intambara, ibintu bigiye bitandukanye, amagambo, abantu barahindutse, inshuti zarahindutse, abafamiliye nyine ubwoko bwose bw'abantu, ndetse ahantu hariho hose ibintu byose byarahindutse. Uburyo ushaka kurinda amahoro yawe muri iki gihe, hari abantu bafata ibibazo bakabihindura ibibazo kandi bitari bikwiye kuba ibibazo. Ugasanga umuntu yaremye ikibazo kandi kidahari, kitari gikwiye no kuba ikibazo. Ugasanga icyo kibazo cyamubereye nk'umusozi kandi kitari gikwiye kumubera umusozi. Ugasanga icyo kintu yubatse yagize umusozi, cyari gikwiye kuba nk'iki se, nk'umuhanda ariko handi hatambitse, hamwe hatazamuka. So rero hari abantu bafata ngo nuko abantu batakumva uko ubishaka, ngo nuko abantu batakuvuga uko ubishaka, uko abantu batagutekereza uko ubishaka. Wowe hari uko wiyizi, hari nuko abantu bakuzi, hari uko wivuga, hari uko witekereza, hari nuko abantu bitekereza. Kandi ibyo ngibyo nta kintu kimwe ugiye gukora ngo bihindure. So rero ukababazwa n'ibyo bintu bikakubera ikibazo, bikakubuza kurya, bikakubuza kunywa, bikakubuza gusinzira, bikakubuza kwishima. Ukagenda imbere y'Imana rero ngo ugasenga ngo Mana mfasha kuri iki kintu, Mana ngo abantu bamvuga gutya ngo bihindure. Hari amasengesho Imana itagisubiza, nayo ngayo ntabwo yasubiza, ahubwo ikintu gukorera yongera intambara, ikongera abakuvuga, ikongera abakurwanya, ikongera abakwanga, kugira ngo ugire utukamirike unyire mu mutwe amashereka gushiremo. Umenye kuvuga ati ibi ntabwo ngomba kubikemura, ahubwo wowe ikintu ugomba gukora ngiye kubyongera kugira ngo ukomere mu mutwe, kuko ntuzi n'ibiri imbere uko bizaba bimeze. Bishaka kuzaba bishaririye kurusha uko abantu barimo barakuvuga uyu munsi. Rero ahubwo twebwe ikintu cya mbere muri iyi topic yacu cyane turi buvugeho, tugomba guclassifyinga ngo ese iki ni ikibazo, iki si ikibazo. Ugomba kumenya ikibazo ukamenya n'ikitari ikibazo. Yego, sibyo? Ikibazo nuko hari imishinga yawe urimo urategura ariko ukabona nturi kuyigeraho. Kubera iki? Hari amateka yagukomerekeje, rimwe bikaba biza wabisubiramo bikakunanira guconcentratinga, bikakunanira gufocusinga, cyangwa se bikakunanira gutumbera intego wihaye mu buzima bwawe. Icyo nicyo cyagakwiye kuba ikibazo. Ariko ikibazo si uko abantu bari kukurwanya, icyo ntabwo kigomba kuba ikibazo, kuko iyo abana banyuze ku giti kirimo amapera bagiteramo amabuye. Ntabwo bagiteramo amabuye icyo giti kitarimo amapera, of course none anahiye. Ati kitarimo ayo mapera ntago abana bakirwa bagiteraho iki amabuye. Ikindi kandi mu gihe isi yugarijwe n'ibibazo, mu gihe isi yugarijwe n'ibintu byinshi bitandukanye, wowe ugomba kugira backup yawe. Ugomba kugira plan A, ukagira plan B, ukagira plan C up to Z. Izindi ibyo nibyanga Imana izabigufitiye indi plan yawe, ariko nawe mupango wa mbere, mupango A B C D E F G H I kugeza kuri Z. Yego, birumvikana. Ugomba kugira plan yawe, sibyo? Ugomba kugira ahantu ugomba kwihisha mu gihe abantu baguteye amabuye, mu gihe abantu bakwanze ari benshi, mu gihe abantu baguhagurukiye. Ugomba kugira ahantu wiyubakiye ugomba kwihisha. Hari igihe abantu bakuvuga bakabona nta kiro wavuyeho, hari igihe abantu bakuvuga bakabona ahubwo uri guseka kurushaho, bakaza uyu muntu ibyo mba navuze bica mu gutwi kwe bikahingukira mu kundi. Hari abantu baba bafite ahantu bagize gute, hari abantu baba barubakiye akazu kabo, ntabwo ari ino nzu gutya dutuyemo, ntabwo ari inzu utuyemo, ntabwo ari imodoka yawe. Hari akazu, hari icyumba wubaka mu mutima, hari icyumba wubaka mu mutwe wawe, ku buryo abantu baguteye amabuye ugahita ujya kwihishamo. Icyo cyumba rero nicyo kihe. Uba kuvuga ati 2020 nari ndahantu hameze utya, ariko 2023 ndahantu hameze utya. Ugomba kugira ikintu wowe kigomba kukumotiva, ugomba kugira motivation yawe, ugomba kugira kwizera ariko ukizereramo, ukizerera mu mateka yakubabaje ariko uyu munsi ukaba ukomeye, uyu munsi ukaba uvuga bakakumva. Kandi wowe aho wakuriye nta wakumvaga, nta wakurebaga, nta n'uwari ukwitayeho. Aho wakuriye ntabwo wasetse, ariko hari abantu baseka ku bwawe.
ukagira icyizere ku bwawe ku buryo abantu nibagutera amabuye bujye kwisha muri wowe. Apana ngo ngiye kwisha muri kakuze nawe ushobora gusanga yabwiriwe. N'urugero ntanze. Kakuze ushobora gusanga yabwiriwe, araza kugufasha iki, aragutura imihari y'inzara. Aragutura imihari yuko bamusohoye mu nzu, yabuze minerivare, yabuze ay'amakara, yabuze ay'amavuta. Bivuze ngo iki rero, ugomba kugira ahantu wowe ugomba kwihisha ku buryo abantu bagomba kuhagushakira bakakubura. Nanjye nubwo nyine ndi muto mfite imyaka mikeya, ariko ubu ngubu nta ku kigero viziyo tugezemo nta by'imyaka mikeya n'iby'imyaka myinshi. Twese turababara, umuto yarababara n'umukuru arababara. Nyine buri wese ababara kuri experience. Kandi ntabwo wajya kuvuga ngo ngende mukuru nababaye kukurusha, umuto yarababa ngo wowe uracyari muto, agahinda kose ni agahinda. Ku kigero ufite agahinda kose karababaza, nta gahinda gato nta n'agahinda kanini, sibyo? So rero ngiye ikintu nkora utwo tuntu twazaga cyase kira nkababara, agira ibintu nibuka bikambabaza. Ikintu ngiye nihishagamo ni iki, navuga ati mfite intumbero nk'izi ngizi, mureke iki ngiki nyivuge, mama nababari. Navuze ati mama wanjye yagize urugo rutari rwiza, ntuze kubabara. Navuga ati mama wanjye yagize urugo rutari rwiza, sindi bujya ngo papa ngo mama ibyo ntago bindeba. Nizo ni situation za burarano babibeshya ngo mama Charlene ngajya mu matwi ngiye buriya ndi umuntu bimeze nkurikiza ibitekerezo byanjye. Shaka kubaha mama kuko ari mama, ariko bari politika atangira nawe arabizi, nta sibyo katanabikora. Hari politika yanjyana amahambwa ati ibi ntago bikunda, dushwane cyane dushwane ibyo birakureba, sibyo? Yagize urugo rwe rubi, sibyo? Ndavuga ati ninjya kwita kuri ibyo bintu njyewe nzagira urumeze ute, nanjye niko bizagenda, sibyo? Ninjya kwita ku bikomere nagize ndi umwana mutoya nari nkwiye gukundwa, singira urukundo mpabwa akajya support ntahawe kuko ndi umwana, sibyo? Nimba imariramo imbaraga zanjye zose, njye abana bazankomokaho bazamera gute? Niho nihisha, ese nawe niho nihisha. Ndavuga ati njye ngomba gukomera kubw'abana bazankomokaho, na mama yakomeye kubw'abana bamukomotseho, sibyo? Njye singomba kureba side ya papa, singomba kureba side ya mama ngo byagenze gute, ngomba kureba side yanjye. Nkavuga ati nyenza shaka umugabo tubane neza, even tuzanasazana, why not tutasazana? Yego se nibyo bibazo yego bikaba, ariko ibibazo mu bantu bakundana bigomba kuba ariko tukanabikemura, sibyo? Kurya mama azayicara avuga ati yego nagize urugo rubi ariko nshimye Imana kubw'umwana wanjye afite urugo rwiza. Njyaho ngaho niho nihisha, sibyo? Nawe rero ugomba kugira aho wihisha. Ushobora kuba wishe ku ntumbero yawe, ushobora kwishwa avuga ati ako nyamara hari igihe byari bikomeye, ako nabashije kuhava, nabashije kuharokoka, reka nkomere n'ubu ngubu kuko nejo nabwo ejo ndakomera uyu munsi, ejo nabwo ntago icyo kigero nzaba nkirimo, sibyo? Nk'igihugu cyacu amateka kivuye mu myaka ingahe yose ishize, igihugu cye kimwicura burindi. Naho waba utizera wakizera urebye hano igihugu cy'u Rwanda kigeze, urebye naho cyahoze, sibyo? Ibigo bihugu bikomeye, abantu bakomeye bazavuga ati wow, u Rwanda twari igihugu tatangaho urugero rwiza, ariko uyu munsi n'abakomeye n'aboroheje bose badutangaho iki urugero. So rero icyambere ugomba guclassifying ukamenya ngo iki ni ikibazo kingiye ikibazo cyangwa se nyigira ikibazo. Ugomba kugira ukavuga ati abantu nibantera amabuye nibimera gutya, ngomba kujya kwisha hariya, ngomba kwigirira icyizere, avuga ati umunsi birakomeye ariko ejo biroroshye. Ikindi kandi hari abantu twese tubura amahoro, yego hari abantu bakubujije amahoro, ariko hari ibintu natwe twemerera bikatubuza amahoro bitari ngombwa. Cyambere umuntu wese uri kureba iki kiganiro ugomba kumenya yuko utari Imana ngo uhindure ibintu byose, ntabwo uri muri control y'ibintu byose. Imana ibiri mu majyepfo at the same time, cyangwa se mu gihe kimwe iri no mu majyaruguru, iri mu burasirazuba, iri no mu burengerazuba. Imana ibiri mu mitwe ya buri muntu wese. Wowe rero ntabwo uri Imana ngo control ibintu byose, ntabwo uri Imana ngo ibintu byose bishyire muri control. Hari ibintu rero ugomba kwicara ukavuga ati ewan, ibi birenze ubwenge bwanjye n'ubushobozi bwanjye, reka mpame hamwe noneho njyewe ndebe ibyo nagakwiye gukontorora. Hari abantu nk'iki gikuta, sibyo? Hari umuntu ushaka kumva agashaka kugihirika kandi ntari bugishobore, ariko hari ino vase ndi buyihirike yikubite hasi. Abantu rero bashaka kurwana n'ibikuta by'inzu, agihirikishije ikiganza cye, ntabwo bishobora kuko ntabwo uri imashini, nta nubwo uri inyundo basi ngo gihongoke yakana. Hari vase, hirika vase aho guhirika igikuta utari bushobore, sibyo? So bivuze ngo rero wowe reba ibyo ushoboye guhindura, uba ari ibyo ushoboye, noneho bya bindi udashoboye ubiharire Imana, ubiharire n'igihe. Igihe kirababaza, igihe kirashimisha, igihe cyaba mama wawe, igihe kiba papa wawe, igihe kiba mukaso, igihe ni inshuti, igihe ni umwanzi, igihe ni ibyishimo, igihe ni umubabaro.
igihe kizana abantu beza, igihe kikazana abantu babi, igihe gikora ibintu byose, igihe kivura amateka mabi, igihe gitera amateka mabi, sibyo? Igihe gitanga ijambo, igihe cyambura ijambo, igihe gitanga umunezero, igihe cyanga umunezero, igihe gifata diplome yawe kikayica, warayiruhiye, wararazaga ibirenge mu mazi, igihe gishobora gufata wowe wagarukiye mu wa gatatu, wagarukiye mu wa gatanu, kikakurutisha undi ufite diplome yaruhiye na Bruce yiwe, aricaye gukora akazi ko mu rugo kandi yarize, we wari uri hehe? Wari wicaye, wari uryamye, ntiwize ariko urimo urakora waricaye. So igihe rero ibyakunaniye biharira igihe, kuko igihe gisobanura ibintu byose. Rero rekera kwigira Imana, reka kwigira jeti ngo umve ngo ibintu byose urabishoboye, ngo ibintu byose urabihindura, urahindura ibyo ntekereza, uhindura. Niba uri mwiza birakureba, bigumane. Abantu bazakuvuga nabi, niko abantu bameze, ni nako nyine abantu tugomba kumera, sibyo? So rero njye nicyo ngicyo nabivugaho. Amahoro yawe yarinde, gira ahantu ugomba kwisha. Muri Bibiliya Mose Imana yamuboheye, bamuboheye, mama yamuboheye akato, nziya cyane, yamuboheye akato, agira ahantu nyine ararokoka kandi atari burokoke, sibyo? Nawe rero ibya bindi udashoboye saba Imana ikubohera akato kawe, noneho bya bindi ushoboye wowe wibohera akato kawe. Spiria yanyanga, Spiria mvuga nabi, ahantu hose anyuze, ibyo ngibyo biramureba. Hari abantu bafite akazi ko kuvuga abantu nabi, hari abantu bafite akazi ko kukurwanya gusa, kuko nta kazi bafite, ni abashomeri, sibyo? Niba wafite akazi ugatarava mu gikoni, ahita ahindukira muri dushe, nako igikoni cyegeranye na dushe, igikoni n'icyaramo wenda ntawamenya. Hari abantu rero bafite akazi ko kukwanga, hari abantu bafite akazi ko kugusenya. Rero we kora akazi kawe, kora ibikureba, bitakureba urebe hirya, abantu bareke bavuga ibyo bakora, bakora ibyo bakora. Buri wese azagira akazi, buri wese azabona umusaruro wahatinda. Hari akaganiro gato nakoze kuri TikTok yanjye, ndavuga ngo icyo umaraho igihe kinini kizakumaramo igihe kinini, aho umara igihe kinini naho hakazakumaraho igihe kinini. Abo umarana igihe kinini nabo nibo bazakumaraho igihe kinini. Bivuze ngo iki? Niba umara icyo gihe kinini ukritika ku bintu byose, umubabaro, agahinda, stress, kutishima, nibyo bizagutindaho. Mbwira abantu ati wowe reba niba ahantu utinda, niba uzishimira ko mutindana naho hantu, tuganye uhora ufite kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, urebe koko nimba effect z'ayo maganya uzishimira kubana nazo. Yego. TikTok yawe yitwa ni Karambizi Charlene. Yego. Charlene kadasanzwe ra? Ndasanzwe cyane. Ibyo bintu bikura hehe ku myaka yawe ifitiye? Abantu muri iki gihe tujya dusaba Imana iduha ubwenge kurusha ubumenyi. Umuntu afite ubumenyi, yize math, yize physics, yize geography, yize Kinyarwanda, yize English, whatever, agize aho ngaho wenda agize akazi ariko abuze ubwenge bw'iki bwo kumanaginga twa dufaranga dukeya afite. Ariko njye mfite ubwenge, simfite ubumenyi, mbonye ibihumbi 10, gize inyungu ziruta wowe winjiza ibihumbi 100. So hari ubwenge Imana itanga no kugira ubumenyi. Yego. Aha, mwanzuro aho guhirika kiriya gikuta, hirika kariya kavaze, kariyo bashoboye. Niba utize ubwombo. Ikirere gisa nk'icyaduhindukanye, niba tuzakora part 2 simbizi, ariko mpera mikoro mama Charlene, ariko n'ubundi ikiganiro cyacu conclusion yumvikanye. Mama Charlene, hari ikintu warenzaho kubyo Charlene avuze? Ayiwe, ibyo Charlene yavuze ni ukuri byose. Urebye harimo n'umwanzuro. Uko biri kose umuntu uba wujuje imyaka y'ubukure, atangiye gutandukanya icyiza n'ikibi, nta muntu n'umwe uyobewe ibimusubiza inyuma n'ibimushyira imbere. Yego. Nta muntu n'umwe ushobora kuyoberwa ibimwicisha n'ibyamukiza. Nta muntu wayoberwa aho akura inyungu n'aho akura igihombo. Kuko abantu bajya bamenya aho barangurira kuri make, bakamenya ukuntu bakata iminzani yabo kugira ngo babyete abantu, bakamenya ukuntu banyuze ibintu kuri duwane badasoze, bakagenda bamenya utuntu. Muri ubu buzima rero
umuntu agomba kubaka ku bintu bifitiye umumaro kandi akaba ari byo atindaho. Yego. Ikindi ni uko nshaka kubwira abantu ngo ntitugafate ubuzima bwacu ngo tububitse abantu. Yego, abantu bafata ubuzima bwabo bakabubitsa abantu. Ni nayo mpamvu iyo abantu bafashe ubuzima bwacu bakabutugarurira, niyo mpamvu abantu benshi bahura n'ibibazo by'uburwayi budakira, bagaturika imitsi yo mu mutwe, bagahora kwa muganga, bakarwara imitwe idakira, kuko abantu ntago bajya biyizera ngo ngewe nizere mama Charlene, teka mbona mama Charlene nta mumaro afite. Kandi ubundi mama Charlene akeneye mama Charlene nicyo kintu cya mbere, kuko n'Imana niza izakoresha mama Charlene, ntabwo izakoresha igipirate cyanjye. Nta nubwo Imana yagukoresha utari tayari, nta nubwo mwakora nibona ko ntacyo uzayimarira. Ngewe rero ngomba kumenya ko ngewe mpari, kuko n'umuntu wese waza kugira icyo akumarira cyangwa wakungura ubwenge akakugira inama asanze utari tayari, ntacyo byaba bimaze. Abantu nibamenye ko muri bo hari umuti. Yego. Nkibi yavuze ngo guhirika ivaze no guhirika igikuta. Ushaka gufata igikuta ngo gihirikishe ikiganza, hirika ivaze kuko ari iri bukorohere. Hanyuma hari Imana ihirika iki, ihirika ibikuta. Ariko se nkubwire Spirie, Imana uzayaka imbabura, uyaka amakara, uyaka ikibiriti, unayibwire ngo Mana uzunancanira imbabura. Ntago biriya bintu bishoboka. Imana niguha imbabura ikaguha amakara, ugomba kuba ari wowe uyicanira, ugomba no kuyihungiza kugira ngo ifashwe vuba. Amakara agomba no gushira, ukaba ari wowe wongera ahandi. Ntabwo ibintu byose Imana izabitwikorera, twebwe dukora ibyo dushoboye, ibyo tudashoboye tukabiha Imana. Umuntu umeze gutyo rero abasha guhangana n'imisi n'ibihe, kubwo utubaraga twe duke n'imbaraga z'Imana nyinshi. Yego. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, ndashaka kugira ikintu mbariza Charlene, ibibazo nka bibiri wumva bimaze iminsi bishaka kumubaza. Charlene ko ari ukwitonda. Reba hano. Ndashaka kukubaza, wumva ari iki kintu uzakorera Imana uri mu isi ugihumeka, ukurikije naho yagukuye, abantu bazi naho batazi tuziranye turi bade, wumva Imana uzayikorera iki? Ikindi kuri wowe ubona ari ikihe kintu abantu bashobora kukureberaho wazakora kugira ngo abantu batinye Imana mwabanye muziranye kwaje? Ni ibintu bibiri ko nanjye nkobajije uyu munsi warigejesha. Ikintu abantu bazakureberaho kugira ngo batinye cyangwa bubahe iyo mwabanye kwaje, nibyo bintu bibiri sinzi mba byumvise. Nasubize nanjye numvire. Icyambere harya ngo icyambere nakubajije, wumva wazakorera iki Imana? Okay, mu myaka ufite. Ikintu nakorera Imana bitewe n'ibyo yankoreye. Rero first of all, mbere ya byose nta kintu naho Imana gihwanye n'ibintu yankoreye pe. Yego. Kuko yantakajeho imbaraga nyinshi cyane. Rero tuvuze ngo Imana igiye kuzimbyazamo, ntabwo nabona ikintu nyikora. Ariko nje ndizi, nzi umutima wanjye, nzi ibitekerezo byanjye kurusha uko undi muntu wese abizi. Ngewe sinanabana mama pasiteri nk'uko uriwe, sibyo? Kuko njye ari ibintu abantu batanyikoraho we bakwikoraho, sibyo? Cyo ni icyambere. Njye nditurije pe, ndi umunyamahoro, sibyo? Ariko hari limiti, hari aho bigarukira. Ariko we nta limiti, abantu bose urabarika. So rero mvuze ngo nzakizwa ku kigero cyo hejuru nkurute, ntabwo nabishaka kuko na kimwe cya kabiri sinagishobora. Ndi umunyantege nke ndabizi, ariko ngewe ahubwo ikintu ngemba numva nzakora, sibyo? Nge nzatanga amahoro Imana yampaye kandi nayabuze, sibyo? Ikindi kandi mba nyisaba ngo izangire umukire cyane, kuko aho kujya gutanga icya 10 mu rusengero, sibyo?
niba nkuntera amabuye cya 10 n'ibya deperi n'ibiki niba ntera amabuye njyewe kujya gutanga icya 10 n'amaturo njye nzafasha abantu bose pe kandi ikindi kintu numva nayiha ni ukubabarira yego kubabarira abantu babumva ngo kubabarira ngo nutuntu turaho kubabarira birarushya baze kubabarira umuntu waje akafata umwana wakamuta muri toilette umuntu ukamubabarira ukarenga ukamuha n'umugeni barumva rero ikintu nzakora ari kubabarira gufasha gutanga amahoro Imana yampaye kuko niyo yampaye bivuze ngo ibyo yambitsemo nanjye nzabitanga yampaye amahoro ntari nyafite mu munezero abantu bose nzambaha amahoro sibyo ko ndanayabaha ariko the moment wayambujije be ready ko nzayakubuza jera ngo uzambuza amahoro ngo ujye nuzanga DJ Brian ntabwo njye kuvuga Brian ariko sibyo ikindi kandi mu ntege nke zanjye nzagerageza kuba umuntu mwiza yego sibyo wenda nasigasira izina ryawe pe ariko kuvuga ngo ndaba pasiteri nkawe wenda nicyo wari utegereje kumva ariko ntabwo ari byo sinzabona mama pasiteri buriya ntabwo njye nzaba mama pasiteri ushatse kuvuga ngo njyewe nkunda kwigisha ibintu bya siyanse ariko like kwigisha abantu bahinduke burya rega niyo uhinduye umuntu mu bundi buryo nabyo biba ari byiza ko tutagiye ntatandukiriye ni ukuri pe ikindi nzakunezeza Charlene utararengaho ntago washaka umugabo w'umupasiteri namushaka sawa rero ariko yari umugore wa pasiteri uri iki umutagara apfa kutanzanaho politike ze nga njyane mu bintu bye gutyo uzaba uri mama pasiteri ubwo nyine naho nari ngutegereje ngaho ikomereza akoze bane gumugisha ikindi nzige nzakunezeza nzagushimisha sibyo nzabanza njye yuko njye ku mafaranga yawe nimara kuyahaga nyine maze kwiyubaka cyane nanjye ngaruke urya yanjye nzakunezeza nyine kuko wakoreye Imana of course sibyo ndumva ari icyo nzagerageza kuba umuntu mwiza uko mbishoboye ariko ari abantu babyumva nabi ngo kuko uri umuntu mwiza ngo umuntu wese agukoroneze oya ibyo byo ntago birimo sibyo niba umuntu abaye mwiza mwubahire ko yabaye mwiza kuko umuntu iyo ari mwiza agahinduka mubi abarenza ababi barindwi waba yikubyemo nkomeze mba umwana mwiza so ndumva ari icyo ikindi ngo ni iki nzakora ikintu uzakora kugira ngo abantu batinye bakunda Imana yawe muziranyeho ibihamya biteye isoni nzabibereka bizatuma bakunda Imana bakayubaha hari ibihamya byinshi biteye isoni hari amateka umuntu ajya kuvuga nyamara ari bwubahisha Imana hari undi ari bukure mu bubata hari undi ari bukure mu mubabaro n'agahinda gakabije so ukumva ayo mateka bisaba imbaraga nayo kuyavuga niyo mpamvu nakubwiye ngo ntuzagire ubuhamya bwanjye utanga twahehe hari n'abandi njya numva umuntu urya ubwo naho bari kwiyumva nkumva umuntu uri kukurya uri kujya mu banyamakuru n'ibiki inshuti yanjye njye ntabwo ndi mama uza gukinira ukamuvuga ibyo ushaka byose njye afite the moment yanjye nzajya kuvuga amateka yanjye afite kuyavuga ubu ngubu aka kanya nta kintu bimaze mfite igihe nzayavugira sibyo ibyo bihamya biteye isoni sibyo ibyo bihamya biteye isoni ibyo bihamya biteye isoni ibyo bihamya biteye isoni nzabivuga kugira ngo abantu bibakomeze kandi abizi yuko bizabakomeza kuko mfite ibintu byinshi bizakomeza abantu sibyo ikindi kugaragaza nyine uwo ndiwe aho Imana yankuye kubivuga nyine ibyo bihamya byose tuva ari icyo nabivuga muri iryo jambo ibyo bihamya biteye isoni kuyubahisha gutanga icya 10 n'amaturo gufasha abantu bakennye ibintu nk'ibyo byose ko Charlene nawe uramvanga rwose uti gutanga icya 10 n'amaturo mu mwanya wari uvuze ngo ni gitanga mu rusengero nzabitanga mu bantu urusengero uzajya ugitanga nzabitanga aho nshaka nta kibazo hanyuma tugana ku musozo Charlene nawe gira akantu kamwe baza mama okay reka nkubaze ikibazo
maze igihe mfitiye amatsiko. Uri umubyeyi, ntabwo tuvuga ku ruhande rw'abahungu, tuvuga ku ruhande rw'abakobwa, ariko kujya n'abantu bigireho kuba uri mama, sibyo? Nkanjye avuga ati mu minsi iri imbere cyangwa se mu myaka ingahe iri imbere nzaba ndi mama, ntawamenya. Ni mu minsi iri imbere, ntabwo ari kera cyane. Uzaba uri mama, nzaba ndi mama Emini, wowe uzaba uri nyogokuru ubwo ngubwo, sibyo? Nyirakuru w'umuntu. Hari ikintu umwana wese w'umukobwa ashaka kwifuza, ikintu umubyeyi wese, ikintu umwana wese ashaka kwifuza kubaza mama wiwe. Ni ikintu nshaka kubaza muri aka kanya, kwitwa mama no kwitwa papa burya nyine bose bakora inshingano zikomeye, ariko ndabaza ku ruhande rwa mama. Kwitwa mama, ukambwira uti Charlene, nubwo biravuga ngo n'undi mukobwa wese uri hano ushaka kubyumva udafite mama arabyumviraho, sibyo? Kavuga ati Charlene, ejo ugiye kuba mama, ejo uzaba umubyeyi, sibyo? Iyi niyo challenge ya mbere, cyangwa se iki nicyo kintu cya mbere gikomera nk'ibintu bitatu. Kuko ati ibi nibyo bintu bya mbere bikomera, uzabyitondere ubigenze gutya. Nibyo bikomera mu kuba umubyeyi, kwitwa mama, sibyo? Ariko uzabigenze gutya. Ibyo bintu bitatu nibyo nshaka. Ugiye kuba mama, ubwo n'abagiye kuba mama sibyo? Ngende kwibariza ku giti cyanjye. Utuntu yari kuzakubwirira mu gikara tukuvugira aha. Ku giti cyawe twari kubivugana turi mu cyumba cyawe. Je nabivuze ku ruhande. Ubwo ni rusange. Ni rusange. Jya kubaza ibyanjye nkabibariza. N'abandi babumvireho. Umva ibintu bitatu ushobora kubwira umuntu witegura kuba mama. Ubwo ni ukwitegura kuba umumama, yego, kujya kubaka umuryango we. Ikintu cya mbere namubwira, mu bintu yajyana mu majyambere, ni ikintu bita kwihangana. Kwihanganira byose mu gihe icyo ari cyo cyose. Kwihangana mu gihe cyose icyo ari cyo cyose. Icya kabiri ni ukurwaza, kuba warwariza uwo mugiye kubakana cyangwa ugiye kukugira mama, ukajya umurwaza mu gihe cyose afite uburwayi. Ubwo burwayi ndaza kubusobanura. Mu gihe afite uburwayi, abantu barwara indwara zitandukanye. Kuri kote y'abana, kurera abana. Nakubwiye kurera. Kurera ntabwo ari uku. Reka naka nkavuge ntacyo. Reka naka nkavuga, kubera ko burya kurera hari igihe ugera mu rugo ugasanga nta uzarera abana. Nimba ufite umwana w'umuhungu na papa we umugeretseho nawe ugomba nawe kumurera. Reka mba ariho mera. Wumvise? Buriya umuntu yabaye umumama ntabwo arera umwana, arera na se. Kandi papa ahora ari ifura, hanyuma abana bakaba babucura cyangwa bari umuntu. N'ubundi niko babikwiriye. Ariko umva akantu ni nakeza tuzaba abagore badukurikiye ako kantu bakumvishe neza. Urumva aka kantu kujyanamo kwihangana, uri kumva? Yego. Ikindi cya kabiri kwihangana. Icya gatatu kuba wamurwaza. Icyo nari mvuze. Warwaza uwo mugiye gushingana, wakugize mama cyangwa mugiye kubakana, ubwo ni umugabo. Kwitegura kumurwaza indwara yose wasanga abafite cyangwa iyo azagira. Kuko hari umuntu uvukana uburwayi akagira ubumuga bw'uburwayi, hari n'undi ugera ku isi nyine akandura akarwara. Ubwo burwayi ishatse kuvuga, kuko turi mu kiganiro dusoza tuzagisubukura, ni uburwayi bw'imiterere cyangwa imico cyangwa imyitwarire itari myiza. Bimwe abantu uziko hari abantu basenga ariko ntibahindure ingeso zabo cyane. Kandi nasanze abantu babitse ingeso mw'abantu nyinshi. Ashobora kugira akarwara k'ubusambanyi, ashobora kugira akarwara ko kunywa inzoga, ashobora kugira akarwara ko kuzajya agura utubanza agahisha no muri konti agahisha. Mbese indwara abagabo bagira ni nk'iz'abagore nyine bagira, mbivuze muri rusange. Hanyuma icya gatatu kikitwa gusenga. Uzi impamvu gusenga nkigeze icya gatatu ntakigize icya mbere? Nuko gusenga utamaze gukora izi tape mvuzi nta kintu byamara. Hanyuma mu buryo bwo kurera, kuba mama mu kurera,
kurera ikintu cya mbere umuntu agomba gukora mu kurera umwana kugira ngo ube mama mwiza ni ukubera abana urugero sibyo nimba umwana uri kumubwira ngo ibi ntuzigere ubikora bisaba ko nawe mama uba utabikora nimba uri kubwira abana ngo ugira akaguru karekare ntukirirwe uhora mu mihana ya rubanda nyamara wa mwana nawe akaba azi ko nyina ahora mu mihana y'abagore ugasanga umudugudu wose yirirwa wuzenguruka kandi nta n'inkuru nziza wujyanyemo aho kugira ngo uzabwire umwana ngo azagabanye akaguru kandi na nyina kagira kajya aho gakwiye kujya nawe kadakwiye kujya ni ikintu gikomeye kuzabwira umwana ngo zirinde abagabo n'abasore kandi ahora yumva nyina afitanye ahorana n'abagabo kandi badakora ibya business badakora ibindi bintu bifite inyungu ari imico mibi na nyina afite kubibwira abana biba bigoye muri make icya mbere ni ukubera abana urugero mu byo ushaka ko bakora ukaba uwa mbere icya kabiri ni ukumenya ko umwana wawe ajya kuza ku isi ntiyigeze kwandikira ngo akubwire ngo ndashaka kuvuka yaje ku isi ari wowe ubikoze waba warahubutse waba warayitwaye utabishaka yaba ari zanda zidateguwe waba warayikuyemo ikanga kuvamo ibyo birakureba apfa kuba yaranyuze hehe muri wowe ugomba gufata inshingano zo kumurera utitaye ngo se ntahari ba nyirarume ntibanyitaho bene wabo na se bene wabo na nyina bene wabo na se na bene wabo na nyina ntago bibareba ni wowe bireba nucuruza inyama zikanga uzacuruza intoryi nucuruza intoryi ntizikunde uzacuruze n'ibiraha uzacuruza na supadipe mu ndobo ariko uzarere umwana wagize ute wazanye ku isi ku buryo ahantu hazajya bari umwana mu mutima we azavuge ngo mama nta kintu yigeze anyima agifite kunamba kuba wabyaye kwa kamera nk'inkoko kwa kundi nkoko ibundikira abana bayo yo haje agaca ngaho ibaze inkoko koko kwitagita abana yabonye agaca ariko gasanga umubyeyi ntago arera abana be ndumva ari icyo nagusubiza reka nkoze ikibazo cyanyuma sibyo wavuze ngo umubyeyi ngo niba umubyeyi ashaka gukora ibintu biri contract cyangwa bitandukanye n'ibyo ari kubwira umwana ngo akore wenda wowe ushaka kuba umubyeyi wabayeho nafite imico mibi sibyo bitewe wenda nuko wakuze urabyaye ariko uri kubwira umwana ati jya ukora iki cyangwa ndagiye ikibazo nicyo ngiye kukubaza umuntu ntashaka kuba ari umuntu mubi kwa kundi bavuganye ngo niba ngo reba ibyo nkora ngo umva ibyo nkubwira nturebe ibyo nkora sibyo buriya nta kuntu umuntu ashaka kuba ari mubi nta kuntu umuntu ashaka kuba ari nk'indaya ariko akakwigisha kutajya mu buraya ni ngombwa ngo nuko umuntu ari mubi ngo nuko umuntu adakora ibyo ari kukubwira ni ngombwa ngo ntukajye ubyubahiriza umuntu ntashaka kuba asambana ariko akakwigisha ati we ntukabikore umuntu ntashaka kuba yiba akakubwira ati wowe ntukibe ese ntabwo umuntu ushaka kukumva ibyo akubwira dushaka ko dusobanura kuri icyo kintu nari ibyaye rega harakomeza hashye ibyo uvuze kora hano mwana we mazwa y'amafaranga y'ubucuruzi utaye banze ngore hano ubwo arababaye ubwa harya ni bombo kora hano mwukobwa ya bombo ntayo yaguhaye ese kuri kunteza abantu mwazamfashije nk'icyo urasharirene okay urakoze cyane impamvu nari mbivuze gutyo nari mbivuze nka mama mwiza ushaka ko abana bafata imico myiza mureke mbabwire ngiye nigiriye ahantu umwana waho aragenda akamara ibyumweru bibiri adahari iwabo n'abakire ninkubwira abakire bagafashe muri uyu mujyi wa Kigali hanyuma umukobwa urumva byavuyemo ajyamo no mu burayi no mu busambanyi buteye isoni kandi wabo n'abakirisitu umunsi umwe rero yatashye nanjye mpari yambaye ibintu ameze nk'ishitani n'amafoto agenda asohora yambaye ubusa ibintu byose arabisohora papa waramubwira ngo umva nkubwire wa mukobwa we ndaje ngiye kuguhagurukira nzakwereka arangije ngo arararara ngo unyereke iki papa ikintu uzanyereka se wowe ntazi niki ibyo nkora nawe urabikora kandi koko
papa wabikora kumurusha urumva nk'ako kantu ntago bigira imbaraga cyane ariko ushobora iyo umwana umubuze ibyo udakora bigira imbaraga kuruta kumubwira ibyo udakora ariko nanone uwo muntu mubi koko hashobora kuba ari umujura akakubwira ati wikiba akakubwira n'ibyo yahuriyemo nabyo n'ingaruka muri make kuba umubyeyi yaba mubi ntago byabuza umwana kumwumvira kandi koko ababyeyi benshi hari ibintu banyuzemo baba babi batabikuye ku mutima batanabishaka badakeneye no kuba babi ariko kuba umubyeyi uko yaba ameze kose ntago byatuma umwana atamwumvira yego murakoze cyane reka mbashimire hanyuma ikiganiro cyacu tunagisoreza ndumva ntacyo dusizeyo yego hanyuma nshimire Charlene Karambisi umukobwa w'umuhanga cyane dushimire mama Charlene kandi waribyaye dushimire na Cyprien na CPN Pictures ubuhanga bw'ibyuma mani muho umugisha rwose murakoze cyane hanyuma hari icyifuzo hari igitekerezo hari icyo ushaka kubwira Charlene hari icyo ushaka kubwira mama Charlene aho hasi gato hariho nimero wamwandikira ariko iri no muri momo ushobora kumushyigikira muri ubu buryo bwivuga butumwa bakomeza kwamamaza ubutumwa bwiza kandi neza hanyuma wowe uza muri comment uje gutukana turavuze ngo Imana ikubabarire nimufashe nimihari buriya hari umuntu umwe wavuze ngo iyo umuntu aje akagutuka abavuze ngo dongorebe uko nimereye ngewe ariko nuko nabaye nimba bishoboye usengere waba uri umubyeyi uziko ari umuntu wasanze inbox w'umubyeyi yagusanze muri inbox ya Instagram abantu kabishinzi urinjajwa nka nyoko ibintu nk'ibyo ngibyo ngiye naramurenge navuga ati n'umubyeyi ntago namusubiza ese unanjye mutuke uwo nguwo n'ubundi nawe baraho gusa mbene nk'abo urabihorera ukikomereza icyo nzi neza nuko ikiganiro tuba dukoze kiba aba ari umusanzu ukomeye mutanze ku gihugu ndetse no ku bakristo amasharire senga Imana twisoreze tugiye gusenga kugira ngo iki kiganiro kigere kuba cyageneye kandi kibahindure hanyuma kandi Imana imara amarira kuko twarabibonye kandi turabizi ko Imana imara amarira mwami wacu tuguciriye bugufi nonaha tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro kandi tuguhendahendeye cyane kugira ngo ubu butumwa tumaze gutanga ngewe na Charlene ubukurikirane bugirira abantu umumaro abantu babohoke abantu bunguke abantu baguke abantu bave mu bwihebe bave mu bwigunge bagubwe neza muri uyu mwanya kandi wubaka ubuzima bukomeye bw'umugisha ku bantu bawe ubaruhure ubatabare ubateturure ububakira andi mateka ubahindurira amazina mwami ugira ibyo ukora kuko uri umunyembaraga ukaba n'intwari yacu komeza kutwungura ubwenge komeze kudushyigikira kandi ujye ukubitira kuri imbaraga zose zihagurukira ivugabutumwa dukora mu buryo butandukanye ukomeze kuduha support ukomeze kuduha ubwenge buguturukaho ujye uduha icyo kuvuga kuko twe ntacyo tugira ariko iyo uhagararanye natwe haleluya tuvuga iby'umumaro kandi by'agaciro byubaka isi urakoze rero icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen.